ijambo ry'Imana riravuga ngo usenga Imana yizere ko Imana iriho. Ubwo rero iyo ugiye gushaka Imana udafite kwizera ko ugomba no kuyibona. Amahoro y'Imana kuba duteza amatwi mwese, amahoro y'Imana kuba ari hirya no hino ku migabane itandukanye. Turabashuje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, kandi none muri kumwe na Pastor Nsanzumwire Emmanuel. Tugarutse mu kiganiro nanone, kandi turi kumwe n'umutumirwa uyu munsi wa none. Turi kumwe na Ndayambaje Rafiki. Ni Ndayambaje Rafiki, abankora umurimo w'Imana muri Missionnaire Pentecote. Ndayambaje Rafiki, ikaze kuri Bibiri Imbaraga Zacu. Turashaka kugira ngo utubwire ikiganiro cyawe uyu munsi waduteguriye ugiye kutuganizaho. Insanganyamatsiko yawe ni iyihe? Insanganyamatsiko nateguye ni ijambo rivuga ngo amaboko y'Uwiteka Imana yacu ari kubayishaka bose ngo ibagirire neza. Amaboko y'Imana ari kubayishaka bose ngo ibagirire neza. Niye mpamvu ushaka kutuganiza kuri iki kiganiro? Impamvu nuko muri iki gihe turimo, kandi muri ibihe turimo bigoye, abantu bakwiriye gushaka Imana, kandi Imana ikeneye abayishaka, kuko iyo uyishatse nayo irakugana kandi ikaza kure, kuko yaravuze ngo ni mu nyambaze nkiri bugufi kandi bishoboka ko mbona. Niyo mpamvu mbwiye abantu ngo niba iby'isi bikuyobeye, n'ibyo urimo bikugoye bikaba bikuruhije, amaboko y'Uwiteka Imana yarahari kubayishaka bose kugira ngo ibagirire neza. Upfa kuba ushaka Imana, ntiyitaye ukuri kose nuko umeze, ikeneye kwishaka gusa kugira ngo ikugirire neza. Hanyuma se impamvu wateguye iyi nsanganyamatsiko, ubona hari abantu batayishaka cyangwa bimeze ute? Ushingira kuki ushishikariza abantu kuyishaka? Kandi mbona insengero zihora zuzuye, mu misozi abantu buzuyemo, mu mavumo, hano hose barimo basenga. Bimeze ute? Niye mpamvu wahisemo iyi nsanganyamatsiko? Impamvu nahisemo iyi nsanganyamatsiko si uko hatariho abantu bashaka Imana, barahari bajya bayishaka kandi bakanayibona, ariko iyo turi kumva hirya no hino amakuru atandukanye, hari n'abiyahura kuko iby'isi byabayobeye. Burya abo bantu baba batabonye umwanya wo gushaka Imana. Haba hariho n'abandi usanga hirya no hino bihebye, iby'Imana babiretse, bavuga ati ese turashaka Imana dukore iki? Ndagira mbabwire ngo amaboko y'Uwiteka Imana yacu aracyari kubayishaka bose kugira ngo ibagirire neza. Niyo mpamvu nkangurira abantu gushaka Imana ukuri kose. Shaka Imana kuko n'Imana yiteguye kukugira neza. Ubwo rero Ndayambaje Rafiki, uri umuhanuzi umaze igihe kirekire cyane tukubona witwara gihanuzi, uvuga ubutumwa bw'Imana za Mahoko n'inaha mu mujyi wa Gisenyi ndetse na Goma, hose wagiye utambutsa ubutumwa. Ese iyo ugereranyije ubutumwa bwo hambere n'ubutumwa bw'uyu munsi, uko muri kugenda mugerageza gutambutsa ubutumwa, uri kubona yaba mu mwuka cyangwa mu buryo bufatika bwa physical bugaragara, uri kubona abantu bitabira gute kumva ubutumwa muri iki gihe? Muri iki gihe ubona abantu ku butumwa bw'Imana bameze nkaho babusuzugura, badashaka kwitabira iby'Imana. Niyo mpamvu nateguye insanganyamatsiko ivuga ngo amaboko y'Uwiteka Imana yacu haracyari kubayishaka bose kugira ngo ibagirire neza. Nuko hari abantu babyirengagiza iby'Imana muri iki gihe. Abantu basa n'abaho babisuzuguye, babifata mu buryo bwa business, bakabifata mu buryo butari ubwo kugira ngo bakizwe kandi bafashwe, Imana ibagire neza, ibatabare, Imana ibagire neza, bakore n'ibindi. Noneho ugasanga iby'Imana bisa naho muri iki gihe bidafite agaciro nko hambere, kandi nyamara igihe tugezemo aribwo dukwiriye gushaka Imana kurusha uko twayishatse mbere. Kuko na Bibiliya iravuga ngo burya ngo hahirwa iherezo ryiza kurusha itangiriro. Tugeze mu gihe rero cyo gushakisha uburyo twabana n'Imana kurusha uko twabanye nayo mu bihe byashize. Hari icyanditswe waba wateguye cyabyo? Kirahari, kiri muri dufashe. Cyanditswe kiri muri Ezira 18 umurongo wa 21 gukomeza. Haravuga ngo maze ntegekera kwiyiriza ubusa aho ngaho kuri uwo mugezi Ahava, kugira ngo twicishe bugufi imbere y'Imana yacu, ngo tuyiyoboze inzira idutunganiye, twebwe n'abana bacu bato n'ibintu byacu byose. Kuko nagize isoni zo gusaba umwami umutwe w'ingabo z'abasirikare n'iz'abagendera ku mafarashi ngo badutabare ku babisha bacu bari mu nzira. Kuko twari twavuganye n'umwami tuti amaboko y'Imana yacu ari kubayishaka bose ngo ibagirire neza. Amen. Aha,
amaboko y'Imana ariko bayishaka bose ngo ibagirire neza. Nibyo hari abantu rero bamaze igihe bari kumbwira yuko bagiye babwirwa kugirirwa neza n'Imana, bagahanurirwa, bakabwirwa ko batabaye, ariko ngo bakaba barabitegereje barabibuze, ngo kandi barayishatse, bagiye Kanyarira, bagiye mu misozi za Muhungwe, bagiye mu mariba matandukanye, Byumba, bajya Yakobo, bajya hehe hose barayishaka barayibura. Urababwira iki? Ngewe icyo nababwira nuko gushaka Imana ntibivuze ngo wagiye muri iyo misozi yose, warazengurutse igihugu no hirya no hino, wazamutse izo za Kanyara n'ahandi, ahubwo bisaba uburyo weho wayizamutsemo umeze n'uburyo wari wizeye iyo Mana ugiye gushaka, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo usenga Imana yizere ko Imana iriho. Ubwo rero iyo ugiye gushaka Imana udafite kwizera ko ugomba no kuyibona, mbere na mbere ugomba kwizera ko Imana iri muri wowe kandi ugiye uri kumwe nayo, n'ibyo ukeneye byose igomba kubikora. Ijambo ry'Imana ryonyine riravuga muri Petero wa mbere ibice 3:9, hari amagambo avuga ngo isezerano ry'Imana ntabwo ritinda nk'uko abantu babitekereza, ngo ahubwo ngo ibyo byose bikora kugira ngo tutarimbuka, ahubwo twihane. Nubwo abantu barambirwa kubera amasezerano bakavuga ngo bashatse Imana, bategereje igihe kinini, bategereje imyaka myinshi, ariko ndagira ngo mbabwire ngo gushaka Imana ntago birangira. Turacyakomeje kuyishaka duhagaze muri rya sezerano. Nawe uhagaze mu isezerano Imana yaguhaye, uhagaze muri ya nzira washakiyemo Imana bwa mbere, wite ku cyo yavuganye nawe, ntiwite ku bihe umaze kitarasohora, ahubwo ukomeze kwita kuri rya sezerano Imana yavuganye nawe, nuko ukomeze uyishake, kandi nzi yuko izakugira neza. Iherezo ryayo ni ukugirirwa neza, kuko Imana yatangiranye nawe isozana nawe neza. Yabitinze isezerano se kugira ngo tumanze tukizwe, twihane, tuyimenye neza? Nuvuga ngo ubu ngubu nkijijwe nkamaramaza nkabijyamo neza, kuwa gatanu uyu munsi turi ku cyumweru, ubu kuwa gatanu nabyaciyemo. Ni ukuvuga ngo umuntu ashobora gukizwa akamaramaza kuva none kugera kuwa gatanu, ariko wenda nyuma yo kuwa gatanu rya sezerano risohoye rikaba ryatuma uwo muntu asubira mu by'isi, akaba yarimbuka, akabura ubugingo. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryavuze ngo isezerano ry'Imana ntabwo ritinda nk'uko abantu babitekereza, ngo ahubwo ngo kugira abantu tutarimbuka, ahubwo twihane. Kwihana hari kugira ngo ugere muri icyo gihe cyo kwihana, nuko uzaba wabanje kunyura mu nzira yo kwihangana, ukamenya ko hari imibabaro iriho, ukamenya ko hari ibigeragezo biriho, ukamenya ko hari ukubabara guhari, ukamenya ko hari ugusonza guhari, ukamenya ko hari ukurira guhari. None igihe rya sezerano ry'Imana rizaba risohoye kuri wowe wakomeje gushaka Imana, rizasohore kuri wowe uri umuntu ukuze wanyuze mu ruganda ugatunganwa neza, ukavamo umuntu wo guhamiriza abandi ibyo wabonye. Niba Imana ikwibutse wari umuntu, wenda natanga urugero, ukodesha, kabikwibutse ikaguhereza amazu, ikaguha n'amamodoka, ejo bundi ntuzasuzugure ba bandi batari babibona, kuko nawe hari uruganda wanyuzemo. Niyo mpamvu isezerano ry'Imana risa naho ritinda kuri twe, kugira ngo Imana itunyuze mu ruganda tuvemo dutunganye ku bw'iherezo ryiza. Arakoze Ndayambaje Rafiki, umuvugabutumwa wacu uyu munsi, ku kiganiro cyiza arimo aduha. Kandi koko nanjye nemeranya nawe ko Imana idatinze isezerano nk'uko abantu babyibwira, ahubwo Imana ibiri gushaka kugira ngo tutarimbuka ku bwaryo. Kuko nzi abantu benshi bagiye babona bahura n'ibisubizo by'Imana, bagahura n'ukuboko kw'Imana, ariko nyuma bikababira bakagwa, kugeza kuri uyu munota akaba aribo bari kwiyandurisha ibisindisha, ubusambanyi, aribo bari kugambanirana, aribo bari mu mashyari n'ibindi byose bitandukanye. Kandi mu by'ukuri imbere bari abana b'Imana, barasengaga mu buryo bwiza. Niyo mpamvu rero rimwe na rimwe Imana ishobora gutinza isezerano. Ariko ndacyakomeje kumubaza ikindi kibazo cya nyuma. Ndashaka kukubaza Ndayambaje Rafiki, ugereranije uyu munsi wa none nk'umuhanuzi, ndakubaza mu isi y'abahanuzi muri iki gihe ari ibintu byadutse, umuntu yazamuka gatoya ngo yari ngo avuye ikuzimu, ejo ya bintu byaba biciyemo, bati ntabwo tuzi ukuntu biciyemo. Ese uriya mwuka w'ikuzimu n'umwuka mu basenga, iriya jambo ryo gufavoreza cyane ko umuntu akize kubera ko avuye ikuzimu, uribona uti? Ngewe icyo nabwira abasenga n'abantu bashaka Imana, bakorera Imana, ndababwira ko ntabwo umuntu akira, ntabwo hakira abavuye ikuzimu gusa. Oya, Imana ni umutunzi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ifeza n'izahabu n'iby'Uwiteka. Kandi abantu bose ingero Imana yagiye ihamagara, uhereye kuri ba Aburahamu n'abandi bose,
yabahamagaye ari abatunzi bafite ibyo byose. Bivuze ngo niba ubaye mu by'Imana ugakorera Imana neza, ukagendana n'Imana, ugashakisha Imana, ya maboko yayo n'ubundi araza akakugeraho ikakugirira neza. Kuko muri Zaburi ijambo ry'Imana rivuga ngo ifundura igipfunsi cyayo kimwe igahaza kwifuza kw'abantu bose. Ubwo iyo ihajiriye kwifuza kwawe niko gutabarwa. Nuvuga ngo abo bantu bafite iryo vuga butumwa, abantu bafite iyo myumvire, ni abantu bapfobya imbaraga z'Imana, batemera ko Imana ishoboye byose, ahubwo bakaba bavuga Imana mu kanwa ariko bakayihakanisha imirimo yabo, bakayihakanisha umwuka, mbese ntibamenye ko Imana ishobora kugutungisha, ishobora kugusubiza. Rya sezerano iyo risohoye ririmo byinshi, sezerano rikubiyemo byinshi, rikubiyemo ubutunzi, rikubiyemo ubugingo buhoraho. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ryo ryonyine riratubwira ngo ingororano yo gukora, mbese ingororano zo kubaha Imana harimo ingororano n'ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Ubwo rero nibyo bintu tubigenewe. Niyo mpamvu abantu basubijwe ari bagenzi bacu tudakwiriye kubafataho umwanya ngo tuvuge ngo bavuye ikuzimu, kuko icyo gihe tuba tugaragaje ko Satani ari ufite imbaraga kurusha Imana, kandi nyamara Imana ari ifite byose mu biganza byayo. Ni nayo twiringira, niyo tukwiriye gushaka kugira ngo tugeze kuri ibyo. Reka tugusabe rero tuguhe ikaze unasengera abantu bose bari baduteze amatwi kugira ngo barusheho kugira umwete wo gukorera muri iyo nsanganyamatsiko babateguriye kuri uyu munsi. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye uyu mwanya mwiza n'ubwoko bwawe budukurikiranye nonaha. Kandi iri jambo ryiza rivuga ngo amaboko yawe ari kubagushaka bose kugira ngo bagire neza. Nuko wabonye ko hariho bamwe bacitse intege, bamwe basubiye inyuma, bakaba baraguwe n'ubwihebe, bakavuga ngo warabibagiwe. Ariko uyu munsi urabakangura babya ngo nibongere bagushake, kuko amaboko yawe ahari kugira ngo bagire neza. Ndasenze rero muri uyu mwanya abanteze amatwi bari kumva, Mana ubagire neza, ubahereze umugisha, bagurire imbago, kandi wongere ubahagurutse, ubereke amaboko y'imbaraga zawe no gukomera kwawe, bamenye kuri Uwiteka uhagaze ahirengeye, kugira ngo ndetse ubatabare, kandi kugira ngo ubarwanirire, kuko ijambo ryawe rivuga ngo urugamba ntabwo ari urwacu ahubwo ni urwawe. Ngwino ube mu ntambara zabo kugira ngo ubashe kubaneshereza, kandi bamenye ko amaboko yawe agihari. Nk'uko ijambo ryawe rivuga ngo ntabwo ukuboko kwawe ari kugufi ngo kunanirwe gukora, cyangwa se amatwi yawe ntiyapfuye ngo unanirwe kumva, ngo ahubwo ngo ibyaha byacu nibyo byadutandukanyije nawe. None urongera uraduhamagara uvuga ngo amaboko yawe aracyahari kugira ngo ugire neza abagushaka bose. Ngaho rero bemerere bagushake kandi bagukenere, kugira ngo muri uyu mwanya tuza kuganirira ijambo rize kugira umumaro kuri bo, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana y'amahoro niho umugisha bari baduteze amatwi. Ikiganiro nakagaruka, turi kumwe n'abana b'Imana. Icyo twabashishikariza ni ugukomeza kumva izi mpanuro tuba twateguye, tuba twafashe akanya ko kubatekerezaho, tuganira ku bintu biri hirya no hino mu isi kandi bituma itorero ry'Imana ritagenda neza. Murakoze rero, mwari kumwe na Ndayambashira Rafiki ndetse na Pastor Nsanzumira Emmanuel. Shalom, Imana nibagirire neza.